Inama zigirwa itorero, igitabo cya mbere, igice cya 12. Kuba mu isi ntubu w'isi. Neretswe akaga kacu ko kuba nk'ab'isi kuruta kuba uko ishusho ya Kristo iri. Ubu turi ku nkengero z'isi itazashira, ariko umugambi w'umwanzi w'abantu ni ukudutera gutekereza ko iherezo ry'igihe riri kure. Satani azashotora mu buryo bwose abavuga ko ari ubwoko bw'Imana bukurikiza amategeko y'Imana, kandi bakaba bategereje kugaruka k'umukiza wacu mu bicu byo mu ijuru afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Azatera abantu benshi ashobora gushuka bose kwibwira ko wa munsi w'imperuka utazabaho, maze bahinduke nk'ab'isi mu mitima yabo, bigana ingeso zabo. Nagize ubwoba cyane ubwo nabonaga umwuka w'isi utegeka imitima n'ubwenge bwa benshi bavuga ko bagendera mu kuri. Bagira kwikunda no kwinezeza, ariko kubaha Imana by'ukuri no gukiranuka gushyitse ntibibarangwaho. Gutungana kwa Kristo. Muri buri gikorwa cyose ujye uba inyangamugayo itajegajega. Nubwo wageragezwa, ntukagire ubwo uhendana ubwenge cyangwa ngo ubeshye mu kantu gatoya cyane. Ibihe bimwe irari rya kamere rishobora kuzana igishuko cyo guca indi nzira itari inzira iromboreje yo gukiranuka, ariko ntukayiteshuke na gatoya. Niba uvuga ijambo mu buryo bwose ryerekeje ku bazimira, ntugateshuke ngo ureke amategeko y'ukuri. Komeza ibyo wemeye. Bibiliya ivuga amagambo akomeye cyane yo guciraho iteka ibinyoma byose, gukora ibidakwiriye no kutizerwa. Mu magambo asobanutse ivuga ibikwiriye n'ibidakwiriye. Ariko neretswe yuko ubwoko bw'Imana bwishyize mu ruhande rw'umwanzi, bumviye ibishuko bye maze bakurikiza uburiganya bwe kugeza ubwo ubwenge bwabo bugimba mu buryo buteye ubwoba. Kunyuranya gato n'ukuri, guhinduraho gato iby'Imana ishaka, kenshi ntibitekerezwa ko ari icyaha cyane igihe habayeho kunguka cyangwa guhomba mu mafaranga. Ariko icyaha ni icyaha, naho cyaba gikozwe n'umukungu ufite amafaranga uduhumbagiza cyangwa gikozwe n'umuntu usabiriza ku muhanda. Ababoneshwa ubutunzi n'ibinyoma baba bazanira ubugingo bwabo gucirwaho iteka. Ibintu byose biboneshwa ubuhenzi n'uburiganya bizabera ubyakiriye umuvumo gusa. Uvuga ibinyoma kandi agakora iby'uburiganya yiyimisha icyubahiro. Ashobora kuba atazi ko Imana imureba, kwiza ibikorwa byose, ko abamarayika bariho bashyira ku munzani imigambi ye kandi bategeye amatwi ibyo avuga, kandi ko ingororano ye izatangwa hakurikijwe ibyo yakoze. Ariko bibaye ibishoboka guhisha ibibi bye ntihagire umuntu ubibona n'Imana ntibirebe, akaba ari ubyimenyera gusa, byatesha agaciro ibitekerezo bye n'imico ye. Igikozwe kimwe ntikirema amatwara ngo bavuge ngo uriya muntu yifata atya, ariko gikuraho ibihindizo, maze igishuko gikurikiyeho kikemerwa bitaruhije kugeza ubwo umuntu yirengagiza ukuri agakora ibyo kutiringirwa mu kazi, bityo ukaba utamwizera. Imana ishaka yuko abantu bari mu murimo wayo munsi y'ibendera ryayo baba bakiranutsi bamaramaje, batagira icyo bagawaho mu ngeso, ururimi rwabo rutavuga ibinyoma. Ururimi rukwiriye kurangwa n'ukuri, amaso akwiriye kurangwa n'ukuri, ibikorwa bikaba rwose nk'uko Imana itegeka. Dutuyeho Imana ikiranuka itureba. Iravuga iti, nzi imirimo yawe. Ijisho ry'Imana riduhoraho. Ntitubasha guhisha Imana igikorwa na kimwe cyo gukiranirwa. Igihamya Imana muri buri gikorwa cyacu cyose ni ukuri kuzwi na bake. Umwizera niwe muntu urushijeho kuba mwiza mu bucuruzi. Umuntu w'umukiranutsi bikurikije urugero rwa Kristo niwe ugaragaza gutungana kudahinduka. Ibipimo bibeshya n'iminzani y'ibinyoma, ari byo benshi bashaka kuboneraho inyungu yo gukuza amajyambere mu isi, ni ibizira mu maso y'Imana. Nyamara benshi bavuga ko bakurikiza amategeko y'Imana bakoresha ibipimo bibeshya n'iminzani ibeshya. Iyo umuntu asabanye n'Imana by'ukuri kandi agakurikiza amategeko yayo mu kuri, imibereho ye irabyerekana, kuko ibyo akora byose bihuje n'ibyo Kristo yigishije. Ntazagurishiriza icyubahiro cye kubona indamu. Ingeso ze nziza zubatswe ku rufatiro rw'ukuri, kandi imigenzereze ye mu by'isi iba icyitegererezo cy'ingeso ze nziza. Gutungana gushikamye kurabagirana nk'izahabu iri mu bishingwe byo mu isi. Uburiganya, ibinyoma no gukiranirwa bibasha guhishwa amaso y'abantu ntibabibone, ariko ntibyahishwa amaso y'Imana. Abamarayika b'Imana bagenzura uko ingeso zikura kandi bagashyira ku munzani agaciro k'imico, bandika mu bitabo byo mu ijuru utwo turimo dutoya tugaragaza imico. Iyo umukozi atizerwa mu mirimo ye ya buri munsi kandi ntiyite ku murimo we, ab'isi ntibazaba bamuciriye urwa kibera nibagereranya urwego ariho mu idini bakurikije urwego ariho mu kazi. Kwizera yuko umwana w'umuntu agiye kuza vuba mu bicu byo mu ijuru ntibizatera umukristo nyakuri kuba umunenganenzi no kuba umunebwe mu mirimo isanzwe yo mu bugingo. Abategereje bashaka gutunguka kudatinze kwa Kristo ntibazaba abanebwe, ahubwo bazaba abanyamwete mu mirimo. Umurimo wabo ntuzajya ukoranwa ubunebwe n'uburiganya, ahubwo uzajya ukoranwa gukiranuka n'umwete no gutungana. Abigira shyashya bibwira yuko kutita ku by'ubu bugingo ari icyemezo cy'uko ari ab'umwuka kandi yuko batandukanye n'isi, baribeshya cyane. Ukuri kwabo no gukiranuka no gutungana bigeragerezwa kandi byemererwa mu bintu bimara igihe gito. Niba bakiranuka mu bitoya cyane, bazaba bakiranutse mu byinshi.
neretswe yuko aho ariho benshi bazananirwa kwihanganira ibibagerageza. Bakuza ingeso zabo nyakuri mu byo bakora by'igihe gito, bagaragaza ubuhemu, inama z'uburyarya n'uburiganya mu byo bagirira bagenzi babo. Ntibazirikana yuko kugundira ubugingo bw'ahazaza budapfa bizaterwa n'uburyo bitwara muri ubu bugingo, kandi yuko gutungana gukomeye cyane ariko ngombwa mu byo kurema imico yo gukiranuka. Uburiganya nibwo mendezo yo kuba akazuyaze kwa benshi bavuga ko bizera ukuri, ntibafitanye isano na Kristo maze bagashuka imitima yabo. Mbabajwe no kuvuga yuko no mu bubahiriza isabato harimo kutizera guteye inkeke. Amasezerano yo gukorera isi. Bamwe ntibazi ubwenge bwo gucunga neza ibyo mu isi, babuza ibyangombwa maze Satani akabafatiraho. Iyo bimeze bityo, bene abo ntibakwiriye gukomeza kutamenya imirimo yabo. Bakwiriye kwicisha bugufi bihagije ku buryo bagisha inama abo bafatanyije kwizera kandi biringira mbere yuko bagira icyo bakora. Neretswe uyu murongo: mwakirane ibibaremerera. Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 2. Bamwe ntibicisha bugufi bihagije ngo bareke abazi ubwenge aba ari bo babagira inama kugeza ubwo basanga bikurikiriye izabo nama, bityo bakaba bamaze kwishyira mu kaga, hanyuma bakaza kubona akamaro ko kugisha inama abo bafatanyije kwizera. Mbega ngo uraba umutwaro uruta uwa mbere. Abizera ntibakwiriye kujya mu by'imanza niba hari ukuntu babyirinda, kuko iyo bibaye bityo baho umwanzi uburyo bwo kubaboha no kubatesha umutwe. Byaba byiza kumvikana nubwo habaho igihombo runaka. Nabonye yuko Imana ibabazwa n'ubwoko bwayo igihe bahindutse abishingira abapagani. Neretswe iyi mirongo: Imigani igice cya 22 umurongo wa 26. Ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza cyangwa bishingira abanyamyenda. Imigani igice cya 11 umurongo wa 15. Uwishingira uwo atazi bizamubabaza, ariko uwanga kwishingira aba amahoro. Mbega ibisonga bihemuka! Barahirira iby'undi, ibya se wo mu ijuru, maze Satani agahagarara yiteguye gufasha abana be kubibambura. Abubahiriza isabato ntibakwiriye kugira aho bahurira n'ubwoko bw'Imana bwiringira cyane amagambo yabo batazi, maze bakabasaba ko babagira inama kandi bidakwiriye. Umwanzi abagira abakozi be maze akabatera kwiheba, akabakura mu bwoko bw'Imana.